umuhango wo gusaba no gufatira ni umuhango ushinzwe kuvanaho inzitizi zose zatuma abo bana batabana. Ni izihe nzitizi? Ni inzitizi ahanini zishingiye ku masano. Ahubwo umunsi nibwo umuhango nakenewe cyane. Kubera iki? Kuko abana banyu bageze mu gihe cyo gushaka. Abenshi bashakana batanaze, sibyo? Kuko ubu ngubu isi yabaye umudugudu. Umusore uri mu Rwanda akundana n'umukobwa uri muri Amerika, bakanabona n'usibye guhura, sibyo se? Ariko muri ibyo byose nta umenya isano afitanye mugenzi we. Icyo rero nicyo mu gusaba no gufata irembo gikemurirwa muri uwo muhango. Ni ukuvuga ngo barasuzuma ati uriya musore ni uwo mu muryango uyu, wo mu nzu izi n'izi, ku musozi uyu n'uyu, bakabigereranya. Na wa mukobwa wo mu muryango uyu n'uyu, mu nzu izi n'izi, ku musozi uyu n'uyu, bakareba ko nta masano ya bugufi abo bana bombi bahuriyemo ashingiye kuri iyo miryango. Ariko igikuru cyane muri iyo ni ukuvanaho inzitizi zijyanye n'amasano. Nicyo gusaba no gufata irembo bimara. Iki gihe bamara kubisuzuma, ko buriya mu byo baganira, mu mvugo, mu kiganiro bagirana, bahita bamenya uwo muhungu, bamenya igisekuru cye, bamenyeramo igisekuru cye, noneho bakakigereranya n'icyabo, bagatahuramo ko nta nzitizi y'amasano cyangwa se irahari.